kuza kwa Antikristo kugeze he? Antikristo tuzi ko bari kumutegurira inzira kugira ngo aze, ariko mbere y'uko aza Satani iteka ahora yigana ibyanditswe, ubuhanuzi. Yigana ubuhanuzi agakora mu buryo abantu bagira ngo ni ibyanditswe kandi itaranditswe, ahubwo ari kugira ngo ayobye abantu abayobore mu nzira yo kurimbuka. Dufate nk'urugero, tuzi ko Satani ateza intambara, agateza indwara hirya no hino zose zikozwe n'abantu kugira ngo bigaragare nk'ibyanditswe muri Bibiliya ko hazaba intambara, hakaba indwara, ibibazo n'ibizazane n'ibyo byose mu isi yose, ariko ibi byose abikora kugira ngo yerekane ko bihuza n'ibyanditse kandi kugira ngo ababeshye abarimbuke. Kubera iki Satani akora ibi byose? Satani akora ibi yizeye kandi atekereza ko afite andi mahirwe yo gukomeza kuyobya abantu, kuko Satani azana ikinyoma uyu munsi akayobya abantu uyu munsi, bikamara umunsi, icyumweru, ukwezi, umwaka, imyaka n'imyaka, noneho cya kinyoma cyasaza akazana ikindi, cyasaza akazana ikindi, abantu bagahora muri iyo zunguruka. Abadasoma ijambo rero boye barize baryumva neza bamenye ibijya imbere, ariko Satani nuko akora, ahora abantu abashyira muri zunguruka kugeza igihe barimbukiye. Reka turebe rero ku rundi ruhande, ukuri nako kugenda kuzamuka. Ni ukuvuga ngo Satani uko ateganya kuzana Antikristo we, n'ukuri niko kuzana Kristo. Byanze bikunze bizagera ahantu bihurira, bivuze ngo bizateza amakimbirane, kuko ntabwo Antikristo n'ibinyoma bye ashobora kuganza Kristo n'ukuri kwe, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bizatuma Antikristo n'ubutegetsi bwe birimbuka, ariko hazaba ubwoba bukomeye n'ukwiheba kw'abantu bazaba barakurikiye Antikristo. Icyo gihe bazavuga ngo abantu bemeye gukurikira Kristo nibo bari guteza ibibazo, nibo batuma ibizazane byose biba kuri Antikristo n'ingabo ze n'abambari be bazabeye kumukurikira. Ariko twebwe bemeye gukurikira Kristo tuzi neza ko ahubwo ibyo binyoma bya Antikristo n'abambari be na systeme ye bizakubitwa hasi n'ukuri turi kugenda dusobanukirwa tukamenya, kuko twabonye ko Kristo ari we mwami wacu n'umukiza, akaba aribyo bizarimbura ingoma ya Antikristo. Bikavuga ngo rero icyo gihe hazaba amakuba y'imperuka, akazaba cyo kimenyetso kizerekana abari ku ruhande rwa Satani na Antikristo na systeme yabo, natwe bari ku ruhande rwa Kristo n'ukuri kwe, kugira ngo tuzarangwe ubwami buhoraho iteka ryose. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.